Nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze. Mwebwe dukunze kubana mu biganiro bitandukanye bikunda gutambukanga kuri icana. Uyu munsi turagarutse mu kiganiro gishyashya. Ni ikiganiro cy'ingenzi ndetse ni n'ikiganiro gikunda kwibazwaho n'abasore bagiye batandukanye bo mu bice bigiye bitandukanye. Ariko usibye yuko bamwe na bamwe bakiburira igisubizo ndetse bakagenda banakibeshyaho, ari nayo mpamvu yatumye uyu munsi tugerageza gutegura kino kiganiro kugira ngo n'abadasobanukiwe babashe gusobanukirwa ibi bintu tugiye kuvugaho. Nta kindi kintu tugiye kuganiraho rero, tugiye kurebera hamwe ibimenyetso. Ni ibimenyetso ushobora kubona ku mukobwa. Birashoboka cyane ko waba umukunda ukaba utarabimubwira, biranashoboka cyane yuko waba warabimubwiye. Icyo twebwe tugiye kuganiraho ni ibimenyetso ushobora kubona ku mukobwa. Ibi bimenyetso wamara kubibona ukaba wamaze kumenya yuko uyu mukobwa adashobora kuzubaka urugo, ngo rukomere. Abantu benshi bakunda kubyibeshyaho, ariko icyo ukwiriye kumenya neza ni uko urukundo atari amagambo gusa, ntabwo ari amafoto y'ubwiza. Ejo utazagenda ukabona umwana yakubise ifoto ara kuri WhatsApp ukavuga ati uyu musista bitewe nuko ndi kumubona ni umuntu mwiza cyane, uyu nguyu rwose twabana tukazabana forever. Cyangwa se birashoboka ni imbuga nyinshi zitandukanye abantu benshi cyane bagenda bahuriraho, yaba TikTok yaba Instagram, aho hose ushobora kuhabona amafoto. Ariko kubera yuko utamaze kumva iki kiganiro cyangwa se kubera ko utamenye ibi bintu ukaba wakibeshya ku muntu, uyu munsi ndashaka yuko musobanukirwa. Urukundo ni ubuzima bwiza kandi n'ejo hazaza. Ni urugo rukomeye kandi rwubatse ku ndangagaciro ndetse n'ubwenge. Muri iki kiganiro reka twifashishe Bibiliya ndetse twifashishe n'ubuzima busanzwe, hanyuma turebere hamwe icyo Bibiliya ibivugaho ndetse n'ubuzima busanzwe icyo bivuga kuri iyo myitwarire ishobora gusenya urugo ndetse n'icyo wakora mu gihe ubonye ibyo bimenyetso. Gusa mbere yuko twinjira mu kino kiganiro neza, ni munyemere tubanze twakirane. Turabanza twakire abantu bashyashya. Umuntu mushyashya ahangaha cyangwa se umuntu twita ko ari umuntu mushyashya, ni umuntu utaramara gukanda subscribe kuri no channel. Niba utarakanda subscribe rero, turakwinginga kugira ngo ubanze uyikande ndetse wibuke no gufungura inzogera kugira ngo buri kiganiro cyose gitambutse anga ubasha kukibona kandi ukibonere ku gihe. Muri rusange rero reka ngusabe, niba ukunda ibiganiro bikunda gutambuka anga kuri no channel, twaratangiranye twakoranye ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, ariko nanone turacyafite urugendo rurerure rwo kubaka iyi channel. Mu rwego rwo kugira ngo dufashe komeza kubaka iyi channel yanjye cyangwa se ino channel ya kuko twese ni yacu twese tuyivomeraho, dushyigikire ukandarike kuri no video. Hanyuma wanatwandikira muri comment, yaba ari bimwe mu biganiro byagiye bitambuka cyangwa se muri ibi ngibi tuba turi kugenda dutanga, cyangwa se n'igitekerezo muri rusange, watwandikira ngo muri comment hasi, hanyuma tukikomereza ikiganiro cyacu. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Reka ikiganiro tujye twakinjiramo neza. Dore ikimenyetso cya mbere uzabona ku mukobwa, ndetse iki kimenyetso kigahita kikwereka yuko uyu mukobwa adashobora kuzubaka urugo. Ni iki ngiki: ni umukobwa uhorana intonganya. Uyu mukobwa akunda gutukana, ahora avuga nabi, cyangwa se ugasanga ahora atishimye kuri buri kintu cyose, ugashaka ikintu cyamunezeza ukakibura. Uyu mukobwa nuramuka umubonye uzamenye neza yuko rwose nagera no mu rugo ntabwo azarumaramo kabiri, bitewe nuko atazashobora kubaka. Bibiliya mu Migani ibice 21 n'umurongo wa 9 havuga ko kuba ku mfuruka yo hejuru y'inzu ni byiza kuruta kuba mu nzu imwe n'umugore w'intonganya. None se uri muntu ki wumva yuko warenga ku byo Bibiliya ivuga? Basore banjye rero, mu gihe murimo gutereta umukobwa muzabonana ibi bintu cyangwa se muzabonana iki kintu tumaze kuvuga muri rusange, kuko n'ibindi tugiye kugera tubinyuramo, uyu mukobwa muzamugendere kure. Ikimenyetso cya kabiri ni iki ngiki: ni umukobwa udafite ikintu akora. Ahanga ndabizi ubu ngubu ugiye gutangira uvuga ati none se abakobwa b'abakene ntabwo bazashaka. Uyu nguyu tuvuga atandukanye n'umukene. Hari ukuntu umuntu aba ari umukene ariko ukabona ko afite courage yo gushakisha ibintu akora nubwo bitamuhira, ariko ibyo ari byo byose ubona ari umuntu ufite courage yo kuba yagira ikintu akora. Erega menya yuko urugo ni ikintu gikomeye cyane. Kuba rero mwese mukundana ni byiza, ariko niba ari umuntu utiyitaho, utagerageza gukora ibintu ngo byibura bimunanire yanagerageje, kuko ugasanga ni umuntu udafite icyerekezo na gitoya, ndakubwiza ukuri urugo ruzaba ari umutwaro.
aho kugira ngo rube igisubizo cyangwa se kugira ngo rube inkunga yo gutuma ubuzima bwawe bwagenda neza, uzasanga urugo rwarakubanye umutwaro. Niyo mpamvu rero uyu mukobwa uteye gutya nta kazi afite, ntashaka no kugashaka, uyu nguyu nta kintu azaba ari kumara mu buzima bwawe. Ikimenyetso cya gatatu ni umukobwa uhorana ishyari ndetse n'ubwibone. Niba umukobwa mukundana ahora ashaka kumenya ibindi bikorwa byawe, akaba ari umuntu utifuza yuko wagerageza kuba watunga telefone nziza ugasanga iyo telefone ufite ashaka ko kuyimwegurira, ndetse akaba ari umuntu udashaka no kuba wagerageza kuvugisha izindi nshuti zawe mu buzima busanzwe, uyu mukobwa nta kindi kintu nakubwira ngo ukomeze kumukurikira, kuko n'ubundi nimwubaka nuko bizaba bimeze. Igihe cyose uzaba uri kuvugana n'abandi azabajya bazi ko uri kumuca inyuma. Icyaba cyiza rero niba umukobwa mukundana n'ukunguka ateye, hagarikira urukundo ubanze ushishoze neza. Icya kane ni umukobwa uhorana uburakari kandi agafata imyanzuro ahubutse igihe cyose. Uyu mukobwa ibintu bitoya iyo bimurakaje ahita afata imyanzuro ndetse akanafata imyanzuro ikakaye bitewe n'uburakari. Afata imyanzuro itatekerejweho kubera uburakari n'umujinya. Uyu mukobwa ukora ibi bintu ntugire ngo nabo umugore nibwo azabireka, ahubwo bizikuba inshuro wowe utabasha kubara. Icyaba cyiza rero hakiri kare bikiri mu maguru mashya, shishoza neza urebe niba uwo mukobwa kuko ari umuntu ukwiriye kuba yakubaka urugo. Nusanga ibi bintu turimo kugenda tuvuga atabyujuje, umureke, kuko abakobwa baracyahari bafite gahunda kandi bazi n'icyo bashaka. Ntabwo nagushishikariza ngewe gufata umwanzuro wo kujya gukundana n'umuntu ari igihe uvuga ngo ngewe uko biri kose bitewe n'uko mubona n'ubwiza afite biranzabyihangana cyangwa se nzamuhindura. My friend, urambabaje cyane. Ubundi mu Kinyarwanda cyangwa se twebwe twakuze twumva ko ngo igiti kigororwa kikiri gitoya. Biragoye cyane ko uzagenda ukajya guhindurira umugore wawe. Igiti ushatse kukigorora kiravunika. Ntabwo nzi neza rero uwo muntu wakuze yibereye gutyo ari go uzamujyana ukajya kumuhindura, biragoye cyane. Icyaba cyiza washakisha mu bakobwa baracyari bashaka kumvikana cyangwa se bashaka kubwirwa, washaka umukobwa uzagufasha kubaka urugo hakiri kare. Uwo nguwo uruzi utazashobora ufite iyo myitwarire ukamureka, kuko aba yarahuye n'abantu benshi rega bamubwira ko ibintu akora atari byiza, biba byaramunaniye kubireka. Icya gatanu tugiye gusorezaho ni iki ngiki: umukobwa utubaha urukundo. Umukobwa uzabona ahora atakwizera, umukobwa uzabona ahora aguharabika, umukobwa uzabona nta kintu cyiza akuvugaho mu rukundo, umukobwa uzabona ibintu byose ugerageje gukora nta na kimwe amahirwe yuko yo kumva ko yakita ko ari cyiza, ibintu bya byose ahora bipfobya. Nta kintu uyu mukobwa azakumarira mu rugo, my friend. Uyu mukobwa mureke, mukure muri mind yawe, ushakishe undi muntu kubaha kandi uzi kubaha icyo ari cyo, wubaha urukundo ndetse akubaha n'abantu. Nshuti zacu, urugo ni ubuzima bw'iteka. Iyo umukobwa afite iyo myitwarire yose twavuze, biba ari ibyo kwitonderwa hakiri kare. Bibiliya yo itubwira ko umugore w'umunyabwenge yubaka urugo rwe, ariko umupfapfa arusenya ndetse akarusenya n'amaboko ye. Ikiganiro cyacu turi kugenda tukigera ku musozo, ariko se weho wigeze uhura n'ibi bimenyetso mu rukundo? Wabyitwayemo gute se? Twandikire muri comment twiganirire. Gusoza reka ngo sabe wongere ugenzure neza niba amaze gukanda like kuri no video. Noneho ikindi kandi niba uri mushyashya nanone ugenzure neza niba amaze gukanda subscribe kugira ngo buri kiganiro gitambutse angaya utazajya ukibura rwose, uzajya ubasha kukibona kandi ukibone mu bambere. Ntibibagirwe gufungura inzogera, biba ari byiza cyane kandi aba ari by'agaciro. By'umwihariko rero ndabashimiye bashuti banjye, mwebwe twatangiranye, mwebwe dukunze guhura mu biganiro bitandukanye bikunda gutambuka ngaha, muri shuti nziza rwose, mwambaye hafi. Imana igikomeza kubahereza umugisha, kandi icyo ntabura kubabwira cyo nuko ino YouTube ntabwo igeze ahantu habi cyane. Twarakoze, sibyo? Twarakoze rwose, tujye twishimira, twikomere n'amashyi. Bye, ndabakunda. Reka ku munsi w'ejo tuzongere duhure mu kiganiro nk'iki ngiki kitugezaho ibintu bigiye bitandukanye by'urukundo. Ndabakunda, mugire ibihe byiza.